wari uzi ko hari amavuta meza y'igitangaza yatuma ubuzima bwawe bukomeza kumera neza? Ayo mavuta nta yandi ni castor oil. Tuguhaye ikaze. Waba usanzwe uzi castor oil cyangwa se usanzwe uyikoresha? Umanuka hasi muri komenti utubwire niba usanzwe uyikoresha, niba usanzwe uyikoresha utubwire uburyo yaba yaragufashije, niba kandi ari ubwa mbere uyibonye ntuve muri iki kiganiro utumvishe uburyo bwinshi ishobora kugufashamo. Reka dutangire tukubwira uburyo castor oil ikorwa. Castor oil ikorwa mu gihingwa cya castor seed. Icyo gihingwa ni cyiza cyane kubera ko kifitemo ibinyabutabire bidufasha kugira ngo haba uruhu cyangwa se umusatsi ndetse n'imbere mu mubiri wacu turusheho kumererwa neza. Reka dutangire tukubwira uburyo castor oil ishobora kugufasha uramutse uyinyweye. Mbere na mbere castor oil iyo uyinyweye igufasha mu gukemura ikibazo cya constipation. Hari abantu bakunda kugira ikibazo cya constipation kikabazonga cyane, umuti nta wundi ni castor oil. Urayifata ugafata mililitiro 15 ukazinywa ku munsi, ariko ukirinda kuyikoresha ku rugero ruri hejuru cyangwa se mu minsi myinshi. Nibura ukayikoresha mu minsi 2 cyangwa 3 ubabonye resultat ubamaze kumera neza. Castor rero mwabyumviye ko ari nziza cyane ndetse yagufasha ku bijyanye na constipation. Noneho reka tukubwire ko nanone castor oil igufasha cyane ku bijyanye no kuba utaba wagira ikibazo cya hemorrhoid. Hari abantu bakunze kugira ikibazo cya hemorrhoid cyangwa se bagakunda kugira ikibazo cyo kumva badashaka kuba bahura n'iki kibazo cya hemorrhoid bakayitinya cyane, ariko ntugire ikibazo nukoresha ano mavuta ya castor ashobora gutuma utazigera uhura n'iki kibazo cya hemorrhoid. Kubera ko nkuko mubizi hemorrhoid ikunda kuza ku bantu bakunda kugira ikibazo cy'amakonstipation cyane, kandi mwabyumviye ko ano mavuta ya castor akemura cyane ikibazo cya constipation. Birumvikana rero ko nuyakoresha neza ku rugero rwiza utazigera uhura n'ikibazo cya hemorrhoid. Castor oil nanone ituma amaraso atembera neza mu mubiri. Uburyo uyikoresha ntago uyinywa kuri inshuro, ahubwo urayifata ukayimashisha umubiri wawe wose, ikarambura imitsi bigatuma amaraso abasha kuba yatembera mu mitsi neza, ukabasha kuba wagira ubuzima bwiza. Wari uzi ko nanone ino castor oil ishobora kugufasha ku bijyanye no kutangirika ko mu kanwa hawe? Hari abantu bakunda kugira ikibazo cyo mu kanwa, ugasanga ishinya yagize ikibazo, ugasanga imeze nk'ifite uburwayi. Ino castor oil rero iragenda ikica umusemburo wa candida utuma ugira ibibazo mu kanwa, hanyuma ukabasha kuba wamera neza mu kanwa. Nukuyifata ukayishyira mu kanwa, ukayikwirakwiza mu kanwa hose, hanyuma ukabasha kuba wakwigirira mu kanwa heza adafite ibibazo. Ubundi buryo castor oil ishobora kugufasha nanone ni ukuba yagufasha ku bantu bakunze kugira ikibazo cyo kuribwa mu ngingo. Nanone ino castor oil irabafasha, ni ukuyifata ukayimashisha mu ngingo ahantu hakurya, warangiza ugafata agatambaro ukagakoza mu mazi ashyushye ukikandisha ahantu hakurya, nabyo biragufasha kuba utaribwa cyane mu ngingo. Mwabyumviye rero, buno ni uburyo castor oil ishobora kugufasha mu buryo butandukanye tugiye kukubwira. Noneho reka tuze tukubwira ese castor oil ishobora kugufasha gute mu gihe wayikoresheje ku ruhu. Biroroshye cyane kubera ko castor oil ishobora kugufasha mu gutuma uruhu rwawe rutazaho ibiheri, cyangwa se uruhu rwawe rufite ibiheri, ino castor oil igufasha kugira ngo ibyo biheri byawe bigende bigabanuka. Uburyo uyikoresha nta bundi ni ukuyifata ukamashisha ku ruhu rwawe. Reka tubanze tukwereke uburyo castor oil iba imeze, hanyuma turaza tukwereka n'uburyo ushobora kuyikoresha umasa ku mubiri wawe. Mwabibonye rero ko castor oil ari amavuta meza cyane. Uburyo uyikoresha umasa ku mubiri wawe, ufata kuri aya mavuta atari menshi rwose, aya ngaba ahagije, ni make cyane, ukamasa ku mubiri wawe neza. Ukamasa ahantu hose ukahakwirakwiza.
hanyuma rero akabasha kuba yagufasha mu gutuma ibiheri bigenda, cyangwa se niba utanabirwaye akabasha kuba yakurinda kugira ngo utazabirwara. Hanyuma ano mavuta ya castor nanone atuma uruhu rwacu rworoha. Hari abantu bakunda kugira uruhu rukanyaraye cyane ugasanga umuntu yabaye umweru mu maso arakanyaraye. Ano mavuta ya castor ni igisubizo, kubera ko castor ituma uruhu rwawe rworoha ukabasha kuhagira uruhu rutohagiye. Hanyuma ikindi, castor oil nanone ishobora gufasha ba bantu bafite amaribori yababangamiye. Hano ariko biragusaba kuyikoresha igihe kirekire cyane kugira ngo ubashe kuba wabona result. Reka noneho tuze tukubwira ese castor oil yafasha gute umuntu ushaka kugira umusatsi mwiza urambutse usa neza kandi mwinshi. Mbere yuko tukubwira ibijyanye na castor ku bijyanye n'umusatsi, reka tubanze tukwibutse ko kumera z'iki kiganiro turi bukubwire did you know in cooking, cyangwa se ka gace umaze kumenyera aho tukubwira byinshi ku bijyanye n'imitegurire y'amafunguro, utuntu tw'udutrick utaruzi ku bijyanye n'imitegurire y'amafunguro yawe, bityo ukarya ibiryo byiza kandi bitakugoye kubikoresha cyangwa se kubitegura. Reka tuze tukubwira noneho ku bijyanye n'umusatsi. Castor oil ikintu cya mbere ikora mu musatsi ni ukugenda igatunganya uruhu rwo mu musatsi ikarusukura neza. Mwarabibonye ko hari igihe umuntu ashobora kuba afite umusatsi ariko ku ruhu hasi ugasanga harimo imyanda myinshi cyane. Ano mavuta ya castor rero afasha uruhu rwo mu musatsi kurusukura agakuramo imyanda yose. Uburyo yakoresha biroroshye. Fata ikiyiko cya castor oil uvange n'ikiyiko cy'amavuta ya elayo, nurangiza uvangemo umutobe w'indimu. Urwo ruvange urufata urusige ku musatsi ahagana hasi, hanyuma nyuma y'iminota 30 ukarabemo n'amazi meza n'isabune, hanyuma uzabasha kubona resulta mu gihe cyihuse. Ubundi buryo ano mavuta ya castor ashobora gufasha mu bijyanye n'umusatsi ni uko atuma umusatsi wawe udacikagurika. Hari abantu bakunze kugira ikibazo cyo gucika k'umusatsi, ugasanga niba basokoje umusatsi barawusigarana mu gisokozo. Ano mavuta ya castor ni umuti mwiza watuma umusatsi wawe ubasha gukura neza kandi udacikagurika. Uburyo yakoresha, urafata n'ubundi urugero rumwe rw'amavuta ya castor, ufate n'urugero rundi rw'amavuta ya olive ubivange ku rugero rungana, hanyuma ujye usiga umusatsi wawe nibura 2 cyangwa se 3 mu cyumweru kugira ngo ubashe kuba wabona resulta mu gihe cyihuse. Hari abavuga ko iyo ufashe amavuta ya castor ukayashyira mu gakondo kawe ukanyanyagizaho udutonyanga nka 3, afasha mu gutuma amaraso atembera neza, agatuma utagira ibibazo ku bijyanye n'umutima, agatuma umererwa neza mu buryo bugiye butandukanye. Icyitonderwa ni uko bino ntago ubushakashatsi bwari bwabyemeza 100%. Ushobora kubigerageza cyangwa se ukabyihorera, ariko ushobora kubigerageza ukareba ko bigukorera. Hanyuma rero ikindi twababwira ni uko iyo ugiye kunywa amavuta ya castor ugomba kwitonda cyane. Niba hari ibindi bibazo usanzwe ufite mu mubiri, cyangwa se niba hari iyindi ndwara usanzwe urwaye, byaba byiza ubanje guhamagara muganga wawe ugukurikirana akakubwira ingano y'amavuta ya castor ushobora kunywa, cyangwa se niba wemerewe kuyanywa bitewe n'ikibazo ufite mu mubiri wawe. Ikindi twababwira kuri castor ni uko castor kuyikoresha ku ruhu cyangwa se mu musatsi birizewe, nta kibazo biteza, kandi uyikoresha ku rugero ruri hasi. Nta gufata amavuta menshi ngo yashyire mu musatsi ngo nibwo ari bukore. Amavuta ayo ari yo yose, ingano yaba ariho ya castor akugirira umumaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma rero castor wirinde kuyinywa ku rugero ruri hejuru, kubera ko nuyinywa ku rugero ruri hejuru ushobora kugira ibibazo bitandukanye nko kugira diare cyangwa se ukaruka, kubera ko niba yoroshya mu nda uyakoresheje igihe kirekire cyane wagira diare yo ku rwego rwo hejuru. Uyakoreshe neza kandi mu rugero. Hari abantu rero batemerewe gukoresha castor oil bayinyweye. Abo nta bandi, abambere ni abagore batwite. Abagore batwite ntabwo bemerewe gukoresha castor cyangwa se kuyinywa. Abandi ni abana. Abandi ni abantu bafite ibibazo byo muri intestin cyangwa se mu mara. Abo bantu ntabwo bemerewe gukoresha castor oil.
Mwabyiyumviye rero, mumaze kumva byinshi ku bijyanye na castor oil. Noneho tugeze muri ka gace kacu ka Did you know in cooking, aho tukubwira utuntu twinshi tw'udutriki ushobora kuba utaruzi ku bijyanye n'imitekere. None se ujya ukunda kurya salade y'amakaroni? Ushobora kuba ukunda kuyirya ariko ukagira ikibazo cy'uko uteka amakaroni wayatogosa ukajya kureba ugasanga yafatanye cyane ukabura ukuntu uyakoresha. Hari bamwe bayafata bagahita bayashyira mu mazi akonje agafatanuka, ariko mu by'ukuri iyo yashyize mu mazi akonje atakaza uburyohe bw'uya makaroni rwose ihita ivamo. Uburyo bwiza ushobora gutandukanyamo amakaroni niba ugiye kuyakoramo salade ni ugufata amakaroni yawe yamaze gushya cyangwa se yamaze kugera ku rugero rwifuzwaho, ntabwo yahisha cyane yari aya salade, ukayashyira ku ruhande akabanza agashiramo ubushyuhe, warangiza ugafata akavinegre ukanyanyagiza hejuru, cyangwa se ugafata akadimu, umutobe w'indimu ukanyanyagiza hejuru, ubundi ugakaraba neza intoki zawe ukagenda uvangura ya makaroni yawe, ahita avanguka neza kandi ntagatakaza gumu. Mwabyumviye rero, iyo niyo waruziko mu guteka twari twaguteguriye uyu munsi, tukushimira ko wakomeje kubana natwe muri iki kiganiro, tukwibutsa kandi ko niba ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa se igitekerezo, umanuke hasi muri comment ubitubwire, kubera ko duhari ku bwanyu, turabisoma kandi tunabasubiza. Reka tukubwire kandi niba ari ubwa mbere cyangwa se umaze igihe gitoya cyane udukurikirana, usubire inyuma mu bindi biganiro twagiye tugukorera, urabona byinshi ku bijyanye n'ubuzima bwawe, ubashe kwiyubakira ubuzima bwiza. Ntiwibagirwe gukanda notification bell cyangwa se kukazogera, ntiwibagirwe gusharinga ku nshuti zawe ndetse n'abavandimwe, kugira ngo twese hamwe tubashe kugira ubuzima bwiza, twiyumvira ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Turabashimiye rero kandi turabakunda, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Bye.